twari turi gukorera Uganda mu bice bya Mbarara, ubwo aho twakoreraga njye na mugenzi wanje haje abasirikare baradushimuta n'ibyacu byose. Bakimara kudutwara twarabajije ni iki kitumye mudutwara nguca, baravuga ngo icyo dufatiwe turakivugira mu baragisi. Bamanjije kudutwara aho twari ducumbitse, bageze aho twari ducumbitse kuko bavuga ngo turi abasirikare, bashaka ibyo twari dufite, imbunda ntibazibona, bararangije ubwo bimwe mu byo twari dufite twakoreshaga barabitwaye. Tumajije kuri ngo twari ducumbitse, badupfuka ku maso, kuva icyo gihe ntatwongeye kubona izuba. Naho mu baragisi badutwaye ntituzi uko hasa, icyo twumvaga ni ukuza aje kugukubita. Tukigera mu baragisi hari ahantu batugejeje, twari dupfutse, batubwira ngo dupfukame, turapfukama. Bararangije ngo wabaga uboshwe amaboko nguca inyuma no mu maguru, bakagutwaramo imigozi, bakugezaho baragukuramo imigozi yo mu maguru bakayikuramo, baradupfukamisha. Ukudupfukamisha turangije gupfukama ati murambirize, turarambiriza. Ubundi aho hantu hari umwobo, hasa nk'aho hari umwobo, abari hasi bagakurura baratimbura iyo hepfo, n'abari hejuru bagasunika. Ubwo ugwamo nk'umufuka ubanza umutwe, ubanza ibitugu, icyo wabanzaga hasi cyose ubwo ni uko wagwaga nguca. Bakimanuramo amanjije iki gihande, ubwo ngezemo n'abo nsanzemo barankubita. Ubwo batwirijemo umunsi wose, abari hasi bari kudukubita, banatuzamura hejuru bakaja kudukubita, batubaza ngo muvuge aho imbunda mwe mufite ziri, kandi muvuge n'aho bagenzi banyu mukorana bari. Ubwo byageze nka saa 3 z'ijoro, baradufata badutwara Mbarara ahitwa Makenke. Ubwo tugeze Makenke bamanjije kuduhirika kuri kaburimbo hasi kuko ranse. Baragufataga bakaguhirika, ukagenda urihirika kandi uboshe amaguru n'amaboko byose biboshe n'amaso apfutse. Ubwo ariko bagenda bagushatagura imigere, ndetse niyo migere bimwe byaje kutugiraho ingaruka. Ubu nkanje kuja nko mu bwiherero ngiye nko gusoba, binsaba kubanza nafata igihe nk'iminota 30, kandi bikansaba kubanza nicara. Mu gutumba ukagira ngo mu nda hari ikintu bari guhagamo umwuka, n'umutwe nkazungerera nkumva injereri ziri gutabaza mu mutwe. Ubwo bakimara kudukuba hasi badushize mu cumba badukingiranyamo, ubundi bafata amazi bamenamo, ya mazi akaba ariyo wihirikamo ukahumutsa n'imyenda wambaye. Ubwo tuhamara igihe kinini, ndashobora kwibuka ngo ni igihe kingana guca. Arangije batwimurira hehe? Batwimurira Kampala muri Semaye, ngo niba ari Buya. Ubwo tugeze muri Semaye naho kwabaga kupfutswe ku maso, mugenzi wawe usanze mudashobora kumenya ngo isura ni iyi. Bamwe dusanga bamanitswe, abandi bari hasi muri kave, ku buryo nta n'umuntu ushobora kumenya ko hari abantu. Ubwo Semaye naho kwabaga hari ahantu batumanjije hejuru, uje wese akagukubita urushi, uje wese akagukubita umugere, ntawe urabaza ngo mbese ndi gukubitirwa iki. Nuko ubwo aho mu mwobo rero ni ukuja bakakunagayo, ntuzongere kumenya ko hanze habaho cyangwa se hariho n'abandi bantu. Ikintu wumva mu matwi gawe ni inkweto baje nko gukingura nko mu gitondo, ntumenya ko bwije cyangwa se bukeye. We wumva inkweto zivuze ukavuga ati yakwenza agiye atangezeho. Nuko naho twabaye mu rugo buzima, tugakubitwa, ibyo kurya bakabiduhera, icyumba urayemo nimwo wese iri, sibwo buri kimwe cyose. Ubwo ni ukuvuga ngo badufataga nabi. Ubwo noneho nk'iyo wabaga ugize nk'uburwayi wenda kwihangana bikunaniye utatse ati ndarwaye, ikintu bagukoreraga ngo haje nka dogita, amara kumubwira uburwayi ufite,
bakazana ijerekani y'amazi bakayitereka impande yawe, bagatangira bakagushora nk'inka bari kuhira amazi. Ubwo kugeza igihe urabogera amazi urayaboga akagaruka, kandi ubwo niko bari kugukandagira mu mugongo ngo pomba, ibyo byose ukabikora udashoboye. Ubwo kumva ibyo ntiwabikoraga utari gukubitwa. Ibyo badushinjaga ko turi za maneko. Hari isanzwe ubundi mba Kampala jyewe umudamu wanjye n'abana hari bizinesi zitandukanye. Ukuntu bamfashe rero, hari inshuti yanjye wari umpamagaye, nari ngiye kugura ibintu Kampala, arampamagara ati ngwino usange kuri park ya Volcano, kubera ko nari mfite moto ngendaho, ati ngwino uhansange. Nje ngiye kwinjira muri park ya Volcano, imodoka ya semayi iranyitambika. Yari imodoka ya Nowa, havamo abantu 4 bari bafite amapistori, baravuga ngo nimanike amaboko. Ko bahise bankurura ikubita hasi, iyo moto nagendagaho yikubita hasi. Barangije bashaka kugira ngo banyinjije mu modoka yabo banshimuse. Ndiyangira bitewe nuko nabonaga banshimuse, ndagije mvuza induru. Mvugije induru, cyabaye hasi hasohokamo abandi basirikare bambaye teni 3. Abantu bagira ubwoba cyane, ariko banyinjizaga nanze kwinjira mu modoka yabo, bashyiraho force. Barangije baranterura bashyira mu modoka ku musego w'imbere w'imodoka ya Nowa. Nahise ngwamo nubitse inda. Ku cyahise bakora, bahise bakinga vuba vuba, bahita bankandagiraho, bahise banyicaraho ku mugongo bose uko bari bameze, bahita banzirikira amapingo inyuma ku mugongo, bagenda bankubita, batangira kunkubita, bankubita inshyi, bankubise buri kintu cyose bari bafite tukiri mu iyo modoka. Bitamvuga nti ndapfuye byanze bikunze. Turagenda tugeze hagati, banshyira ahantu ntazi, hari umwijima bakatiye. Barangije baransaka bamvanamo buri kintu cyose. Hari ahantu nari ngiye kugura mbega bya business nakoreshaga, amafaranga buri kintu cyose barangije bayavanamo, buri cyose, amatelefone, buri kintu cyose. Barangije bansubiza mu modoka bambushye, bamfutse n'igitambaro mu maso. Nari mfite miliyoni 3.5 nagiye kugura ibintu nakoresha z'amagande, bahita basitwara n'ibindi n'amatelefone nari mfite. Twavuye aho ngaho turagenda, banjyana ahantu naje kumenya nyuma yuko ari igitebo cya semayi hariho gikorera aho ngaho Mbuya. Twaragiye, maze kuhagera nagiye kubona mbona ngeze ahantu hari nk'umucyo, tamenya yuko bagiye kunyica byanze bikunze. Barangije barambwira ngo nifate ku gikuta tukigera aho hantu. Gufata ku gikuta bitewe nuko bari banziritse, baravuga ngo zamura amaboko ufate ku gikuta, mbega bakayagufatisha bose, abandi bagatangira gukubita mu mbavu. Barankubita cyane birenze, nkajya mpubuka ku bikuta nkikubita hasi. Bakongera bakamfata 2, bakanterura, bagafata amaboko yanjye bakayazamura, kubera ko ntari nkibasha gufata ku icyo gikuta cyabo bavugaga. Nkongera nkikubita hasi, bakongera noneho kugeza ubwo nasambye umwuka ushiramo. Umwuka ushizemo, bazana amazi bansukaho akonje. Bamaze kunsukaho amazi, baratangira bakubita, bazanye batuni bakubita bene ubu joint. Ko nk'ubwo nabonye mu gihe urema hano ntabwo nkibasha gutambuka neza, nako igufa ryarasohotse kubera icyo kibazo nagize. Barangije, hari escalier zazamukaga haruguru, noneho bakizeho ibyuma, baba bafite amapingu y'amaguru, bakagushyira ku mapingu y'amaguru, banyiza bagushyira no ku mapingu y'amaboko, babyita ku musaraba. Aho ngaho noneho umuntu wese uje niho abasha gukubitira neza, kuba inshyi bankubitaga inshyi kugeza ubwo nageze igihe nkazajya va amaraso mu mazuru. Barangije bandaza aho ngaho, bukeye bwaho bafata, hari urundi rugi rufunguka,
bakajya bafata urugi rufunguka rwandi rufunguka bakaguzirikaho amapingu, noneho baza kufungura ugafungukana narwo, noneho bakongera bakarukinga ugafunga, ugahora uhagaze aho ngaho gutyo, wananirwa ukagwa nyine aho ngaho bakagusanga aho ngaho. Ariko hagati aho ngaho bagikora ibyo ngibyo barambazaga ngo urumuki, nkababwira nti genda umunyarwanda, ngumva kino kintu weko ntabwo ushobora no kuba n'umukiga nibura, ngira ngiye ndi umunyarwanda. Icyo kintu barakinkubitiye kumbaza ngo ni umunyarwanda, barankubitiye ikintu barakinkubitiye, ariko ntabwo ushobora kuba n'undi kuki muri abanyarwanda. So ubwashize iminsi 3 nibwo osi wabo yaje maze gusa nkaho ngize ariko ubwo ngubwo nabaga ahantu ku munsi ya aho kwizo sikariye niho nabaga, uko bakagufashe nta kintu cyo kwiyorosa, nta kintu na kimwe, wibera aho ngaho gutyo kuko n'agashati kari kashwanyutse. Arangije arambaza ngo ese bakuvanye hehe, ndamubwira, nawe ubwe arambaza ngo ese bagufatiye iki, mbwira nti jewe nakagombye kukubaza icyo bamfatiye kubera ko nta kintu nari nzi nakoze. Barangije uko iminsi igenda ishira bakajya baza nijoro bakankubita nijoro, noneho kubera ko twabaga dupfutse ntabwo bakwemereraga kuba wareba abandi bantu. Noneho n'ikibazo naho baba gushaka kujya yenda nko kunyara, baragutwara bakakwegereza akadobo ngaho nyaramo. Hashize igihe gitoya nk'ibyumweru nka 3, kubera ko nari indwaye imeze nabi cyane, barangije baranzamura hejuru aho ku biro byabo, barambaza ngo ese hari abayobozi ba gisirikare muheruka bambaje ngo kukinjya mu Rwanda. Nje ndavuga nti mu Rwanda ni wacu, bafite imiryango, bafite famiye, ntabwo nabura kujyayo. Wese abayobozi ba gisirikare muvugana nabaye? Ndabasubiza nti abayobozi ba gisirikare tuvugana ntabo, ko telefone zanyu murazifite, nta telefone yawo bwamwigeze mubona. Bambaza n'abandi bantu, abakozi ba ambasade bamwe, ngewe nta bantu tuvugana nabo. Barangije barambwira ngo mbega babwira uriya wagiraga kuwajya ariko icyayi ngo kuki itashaka kuvuga. Ubwo atangiye kunkubita aravuga ngo ariko kino umenya hari ngo atari cyo, iki ngiki kimenya twakibeshyeho hari. Barangije bansubiza hasi aho ngaho muri godown aho nabaga. Nyuma baza kuza none hari nko mu gihe cyane nimugoroba, ari ukuntu bakoraga ibintu byo ku beach, gufata amazi baguhambira igitambara bakaguhaga amazi ahantu hose ku buryo unywa, ku buryo ukubita hasi. Nacyo kintu nanone cyanzaniye ikibazo mu mutwe cyane, ko n'iyi saha byahise bituma ndwara, sinkibasha kumva neza, kwikanga ibintu byaraje, mbega mbese nk'uwarwaye turuma ku icyo kibazo, kubera yuko byanzaniye n'uburwayi bwinshi cyane. Hari igihanga cyane kigera nkumva kirarangaye, nkava amaraso mu mazuru, ibintu bigiye bitandukanye. Barangije barongera barangarura, hashize nk'ukwezi bamvana ahantu kuri escalier nabaga, banyinjiza muri koridoro. No muri koridoro naho aho banyinjije hariho ikindi kibazo, kuko bakoreshaga toco yindi, baguhaga agacupa kamwe ngo nyaramo, kakuzura inkari zameneka aho ngaho, ukasa nkaho nanone uziryamyemo, cyangwa bakavuga ngo genda ushaka ahantu zimena, hari ahantu akantu k'akadirishya kabagaho toilette, muherezanya na bagenzi bawe kugira ngo bakumenere inkari. Ibigiye bitandukanye mbega bagiye badukorera. Bansohoye nambaye ubusa, usibye ikariso nyine niyo nambaye, kuko basanze nambaye ipantaro n'isengeri, ipantaro nafunguye umukandara. Urumva bahise bakurura birwanira babitwara, sikana n'ikabutura y'imbere, banshyira mu modoka, bamfuka ku maso, barantwaye. Tugeze mu ijoro nka 6 z'ijoro, ahantu twageze numva baravuze ngo nibagera kuri River Nile ngo baze guhagarara, ngo bampe lift. Babivuga mu Rugande, ku Rugande ndaruzi, ngo bahagarare baze kumpa lift, ngo ishobora kungeza iwacu vuba. Muri nge nahise numva ko ari ukwicwa, bagiye kunjugunya muri River Nile. Numva undi aramubwiye
aravuga mubwira mu Kiganda aravuga ngo ngo kojya ngo tonkoze sensobi ngo ntuze kunkoresha amakosa ngo reka dukomeze tugende. Tumaze kuharenga tugiye urugendo rw'amasaha nk'isaha imwe, bahise bakata ahantu bava muri kaburimbo binjira mu muhanda w'igitaka, tugenda nk'iminota nka 20 baparika imodoka. Bamaze guparika imodoka barankurura bankuramwo, ijambo nawe gena naravuze nti nimumbabarire mbanze nsenge, kuko numvaga n'umundi ko bagiye kunyica, urumva ni mu ijoro ahantu ndi ntago mpazi. Baraseka cyane, barangije baranyicaza bafata jeki y'imodoka bari bafite ko yayisabye ndimo kumva vuga ngo bazana jeki, bazana jeki. Baranyunamisha gutya bankubita jeki umugongo nyinshi cyane, bafata ikintu cy'icyenda bagihambira mu mutwe wanjye kugira ngo babikora kugira ngo amaraso ataza kugaragara inyuma. Bankubise jeki hafi nk'iminota 30 mu mutwe, mva ku murongo kabisa, kimwe bava mu muntu yavuye kuri network, ndatakara benge baratakara. Aho hantu niho mperuka nkubitirwa, aho hantu nahise ntubwenge. Nongeye kumenya ibitekerezo hashize iminsi 7 ngiye kwisanganisanga ndahantu muri kave. Nyuma baza hari ikindi cyumba bantwayemo, hari ikintu bankubise mu mugongo mpita nikubita hasi ndaraba, n'ubu mu mugongo hagiye mikashe igaragara. Nikubita hasi ndaraba mera nk'inka bateye icyuma, ndaraba ntubwonko ndatakara. Baranjyana bansubiza iyo ngiyo. Bigeze mu kwezi kwa 3 gushyira kwa 4, kwa 3 kujya nko mu matariki 28 cyo byinjira mu kwa 4, baje kongera kunjyana ngo banjyanya kuri beach, ibyo bita beach. Bankiza uburingiti ku mazuru no ku ifesi, bampompa amazi hafi isaha yose cyangwa se amasaha 2. N'amazi afite imbaraga cyane ku buryo amazi urayamira, andi agaca mu mazuru, andi agaca mu kanwa, indi kuzura. Bakakubyutsa bakagukandinda ukaruka, bakongera bakagusubizaho, bashaka kugira ngo ibyo bashaka ko ubemerera ubibabwira. Kuva icyo gihe bahise bansubiza muri go down, mbamwo ndaho ngaho. Hashize umwaka za nkoni zose nakubiswe zongera zirangaruka. Umunyarwanda wese wagezemwo mu kwa 12 kwa 2018 wese yarambonye, kuko nari umuntu waremaye nterurwa. Wanjyanaga kuri wese banteruye kunyuhagira abangiriye impuhwe, twari turi kumwe bakanyuhagira abanyururu bagenzi banjye n'abanyarwanda twari turi kumwe. Nta miti nabonaga, ntago navurwaga, nasabaga kuvurwa bakambwira ibindi. Barantoteza bihagije. Imana iza kumfasha mu kwezi kwa ngira ngo ku matariki 28 y'ukwezi kwa 4 nibwo natangiye kwihangana, nishyiramo ubugabo, ntangira gufatiriza ku bantu 2, nkajya ngenda ntangira gukurura amaguru, ntangira kwiga kugenda bundi bushya. Ubwo ni muri 2019 ntangira kwiga kugenda bundi bushya. Byagiye kugera mu kwezi kwa 7 maze kongera gusubira kumenya kugenda. Ariko n'ubu ngubu ndagenda, iyo ngenzeho gatoya nkumva bibaye blocked, umugongo nkumva urabrotse, nkasusumira nkasa nk'umuntu wagize ikibazo cya trypanosole, nkashaka kwikubita hasi. Hari abahungu b'abanyarwanda bakorewe icwa rubozo bakorizwamo no gusara, ku buryo aho baje kubakora aho twari turi tutazi n'ahantu bari. Hari uwo bita Rukundo Emmanuel wo muri Kirehe, yakorewe icwa rubozo, arakubitwa, aratotezwa, aza kuvanirwamo n'ubusazi. Mu kwezi kwa 7 kwa 2019 baza no kumujyana Butabika, ni mu bitaro by'abasazi, niyo batwara abantu. Yo bamutera urushinge, agezeyo ngo anarwana nabo cyane, abasaba ko bamusubizaho bene wabo abanyarwanda abasize. Barongeye baramugarura aho ngaho Mbuya, aho twabaga muri go down. Baramugeje arangije hafi amezi 2
yarabaye pararize uruhande rwose n'ibikanu byarahengamye kubera urwo rushinge bamuteye. Hari undi muhungu witwa Karangwa Jackson wo mu karere ka Rubavu, nawe yaraje afashwe iryo yicwa rubozo badukorera, yarakubiswe aratotezwa avaniruzamo gusara, arasara, baza kumukuraho twari turi bamujyana ahandi hantu hitwa Kireka, nyuma nawe baza kumujyana muri ibyo bitaro bya Butabika, barahamukura barongera bamugarura. Nongeye kumubona ejo bundi ku itariki hari kuwa mbere, ubwo ndumva ari ku itariki 30 nibwo namuciye iryera bavuga ko bashobora kuba bajyanye. Hari igikundi cyasohotse ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 2019 riba cyaraba cyarageze inaha, ababyeyi bakaba bakurikirana ari bo umuhungu wabo arimo Karangwa Jackson. Hari undi witwa Mageza Emmanuel, nawe yaraje akorerwa yicwa rubozo akorizamo gusara, baza kumujyana, avuga ko iwaba ari hafi ya fawe, nyina yitwa Mukamuganga Adera. Ubujya byose nahise numva ko ari ku Gisozi, ko ababyeyi be bataramubona bamenya aho bajya kumubariza ko yaba ari Butabika. Hakaba hari undi witwa Witonze nawe n'uwo muri Ngoma, nawe yakorewe yicwa rubozo rikomeye, nawe arasara, ntabwo tuzi irengero rye. N'uwo Mageze Emmanuel nawe ntabwo tuzi aho bamujyanye ko bamusobe bamutwara. Hakaba hari undi witwa Serugendo, irindi zina ntashoboye kumenya, n'uwo agaragara ko ari uwo muri Burera, kuko yageze aho acanganyikirwa no kuvuga akavuga ibintu byinshi, yarasaze, ariko n'uwo mu karere akomoka muri Burera. Nawe bamujyanye icyo gihe babatwaye ari abantu abangahe, ntabwo tuzi aho babarengeje, barabatwara. Hari undi mwana witwa Tumusifu Eric, nawe wafashwe aratotezwa cyane, ahambirwa nkuko bagiye baduhambira amacene ku maguru bakatumanika iyo aho batumanikaga, baza kumukuramo bamushyira muri special. Bageze aho baravuga ngo arashaka kumena special, bamukuramo bamushyiraho amapingu bamujyana hejuru. Hari mu kwezi kwa 8 kurangira 2019, tugiye kumva mu ijoro nka saa 6 z'ijoro, twumva amasasa aravuze, amasasu menshi aravuga. Mu gitondo abasirikare batangiye kuza babaje kutubara, batangiye kuvuga ko barashe umuntu. Dutangira gushakisha umuntu warashwe uwo ari we, turamubura. Dutangira gukeka ko yaba ari uwo mwana. Abantu bajyanaga bajya gusavinga ibyo kurya, baza tukababaza bakavuga bati Eric ntawe turimo kubona. Ku mugoroba twagiye tubona Eric baje bateruye, bamurashe amasasu 8, ariko amasasu yamufashe ndumva ari amasasu 5. Yarashwe amaguru, araswa ikibuno, araswa n'amaboko. Yabaye mwaho ngaho mu bitaro, aho muri Mbuye aho mu go down, bakajya baza bakamutwara, bamutwaraga ku bitaro ntabwo tubizi. Uwo munsi bakamugarura ari ku mapingu kandi yararashwe ari ikimuga, aryama ku tayirize hasi ku makaro, abaho ngaho. Ejo bundi nawe muri icyo kikundi cyo basohoyemo cy'abantu 20 basohoye ku itariki 30 yararimo. Ntabwo rero tuzi aho baba baraberekeje. Ndumva 30 z'ukwezi kwa 12 2019 nawe yari muri icyo gikundi, we na Karangwa Jackson. Abo nibo dushobora kuba twarabonye ko bagendanye n'abandi bantu benshi, ariko nka Rukundo Emmanuel, nka Mageza, Witonze ntitwamenye n'irengero rye kuko bamujyanye ari wenyine. N'uwo witwa Serugendo, abo ntabwo twigeze dushobora kumenya irengero ryabo aho babacishije babatwara. Ibyo byose byakorerwaga Mbuya muri go down ya CMI. Nafashwe ntazi ibyo mfatiwe, bamfatira ahantu mu ibara nari kumwe n'abandi bantu, baraza baransunika ntacyo bambwiye, banjuye mu modoka banjyana Makinda ahantu hitwa Mbuye, banjyana Mbuya muri headquarter ya CMI. Gerayo ahari ku itariki 5 zishyira wa 6 2017 z'ukwa 8. Ngezeyo icyo bakoze nta kintu gukubita, bambaza igihe navire mu gisirikare, icyo nkora hariya, uburyo mbaneka, uburyo mbicira abantu, uburyo ibintu byose bashaka.
ariko icyangombwa cyari gukubita gusa no kugira ngo bari bafite ibyo bashaka ntazi, ariko bambaje ibibazo byinshi, barakubise batacarenga bakira ku mashanyarazi, barakanda intoki dore zose zaramugaye, urumva inkovu ngizi n'ahandi hose ntashobora kwerekana. Marayo muri CMI nari mfunzwe n'umuntu umwe mu rumu yanjye, aho bashakiye bakaza gukubitirayo bashaka bakakujyana kumanika ngo hejuru. Aho byaje kurangirira abonye nta kintu bamvanyeho, hashize nari mazeyo amezi 2 n'ibyumweru 3 byuzuye, baramfashe banjyana Makinde mu barracks ya military police. CMI bumvuye muri CMI ngiye muri military police. CMI niho banozashinze niho bageze ku mashanyarazi, niho bakoze ibiki byose ibi byinshi nk'ibyandi bakozeho bababwiraga ibyo gushyira abantu mu mazi kugira gute, nari maze amezi yose. Nyuma banjyana mu military police, ngezeyo umunsi umwe, nagezeyo ari mu gitondo, bantwaye saa 10. Ubu muri CMI tucenga n'iki ni ukuba ku mapingu ayo mezi yose, kuko ku mapingu bashyira imbere, ubundi barakara bakashyira inyuma, barabaza rimwe kabemerera, ubundi kabemerera ibyo atazi n'ibyo, ariko babona ko atari byo. Muri CMI nagezeyo bamfungiye mu cyumba kiri sound proof, ku buryo baza bakankubitirayo, bakazana ibintu by'ibyuma bagucanyika, bagacomeka amashanyarazi bakayakubitisha, bakakuzamura kujyana kuri ayo mazi abasore bakubwiraga. Ayo mazi n'igihe batangiye kuyanywa mbere yabo, hari ukuntu bakwicara mu gatuza uryamye hasi, amapingu hano inyuma, intoki rwose zikiza nk'umwaka ushize, ukaziryamira bakakwicara baza gusuka amazi, bagufunga igitambaro gutya, bazasuka amazi, umwuka wahera bativuga, baba bashaka kukuvugisha. Ibyo ngibyo by'amazi ni byinshi ntabwo wagira, n'ayo mapingu atava ku mubiri. Bafite intebe bakwicazaho bagucomeka ibintu, kubera ko bagukozeho ukabimba umubiri wose, kubera ko ufunze hano ntabwo bumva, n'ubu bavuga bafite akantu bakoze, ariko mbere banaza kuzirika umukandara. Twakiriye abantu bavuye muri Uganda, bari bamaze hafi bamwe imyaka 2, amezi, hejuru y'umwaka, bari bafunze, bari ahantu batabona mu nzu zaho. Kuri twe rero bijyanye n'ubuvuzi twabakoreye nka isuzuma rusange, ariyo twakwita general check up mu zindi ndimi, bijyanye n'amaraso, twafata amaraso tureba uko bahagaze, bijyanye n'umwijima, impyiko, isukari ariyo diabete, abakwari n'abagabo prostate, ibinure arizo za cholesterol, twongeraho na infection muri rusange. Ibyo nibyo twarebaga mu maraso. Nyuma yaho twongera kureba uko bahagaze umubiri ku mubiri physique, ari ibikomere byaba bihari ku mubiri wabo, noneho bidufasha no kongera tukomerezaho tujya kureba ibijyanye na iby'imbere dukoresheje ibyuma twakwita za scanner na MRI. Aho rero niho tugeze, bamwe muri bo abo twabonye bari bukomeze bajya mu byuma, muri za MRI, za scanner. Hama muri rusange bose kubera bamaze igihe kirekire ahantu hatabona, tuzabakorera na check up y'amaso. Isuzuma tumaze gukora muri rusange riragaragara yuko ubusanzwe bose nta infection cyangwa se imiti cyangwa se ibyo batewe byabagirira nabi mu buzima bwabo, ahubwo baryaga nabi bakagira malnutrition bisanzwe nk'umuntu wese akananuka. Ikindi aho tumaze gukora ni ibyo bakoreye by'icarubozo ni inkovu tubona, nta bakoresheje uburebye ubuhanga ku buryo utabona igice cy'umubiri cyavunitse, ariko bibanda ku nyama.